akagasura dufite niye uriwe nicyo nukuberayo manshi madamu atangira gusenga tuhoraho nyiriko uranta bangiye ku mwana arasasa ndabigenza nde abona ndi kubara amababi irangira ngo ajya kuri kiriya giti sana hibabi n'igisate abona nciye ibabi nsatuye mwirindi babi nawe mbwira ibyo bintu muri icyo gitondo kandi turi kwitegura kujya kugira ute gusenga kandi nijya uracurangira korari none ntangiye kubara amababi noneho amababi ndayazanye ngeze muza irangira ngo yavugute abona afashe igikombe ndi kuvuguta y'amababi urarwaye gacece nawe njye ndi gukora ibyo imana igeze erega hari n'igihe bavuga ko ababirimo neza bataye gahunda hari n'igihe bavuga ko abavuganye nayo nta kigenda n'imana iri ku ijambo ikarinda yaribwiye si na ngombwa ko bamenya ukuri kwawe imana yacu iriho iracyavuga iracyakora iracyavuga ikaba yategeka bigakomera hagati niko uramba marayika turaboneza ujya sanga uraba kuri sheri muri babiri cyangwa batatu muri kuri sheri bari hagati gusa ko kubona ntahari twareze oya amakatu y'abarokore ntabwo ari amakatu yacu dufite imana izi kumva iravuga izi gusobanura izi gutabara niyo yakanye n'uyu mudamu ati kugenda aba bagabo bose uri kubona n'igihe wabaga uri hafite amamodoka n'igihe uyatawe abubatse amazu ntabwo ubona ashoboje yayubaka abacuruza babikemera n'igihe utanga imigisha ye ni wowe abaguze abagabo ni gutanga abagabo abagore ni gutanga inkwano ntuza kabisa hanyuma yewe abubaka ingo zigakomera se mureba ni jye wubaka ingo zigakomera kuko uwomereye maso ararushinga rubaho ye ni wavuganye n'uyu mugore umugabo ati niki usubira mu byo mwavuganye umugabo ati ngiye ibyo twavuganye ni uko uyu mugore namubwiye ko azabyara umwana w'umuhungu gusa uwo mwana ni umunaziri icyo nshaka ntabwo nshaka ko azanywa inzoga ntabwo nshaka azarya ikintu cyose gihumana uwo mwana azaba umunaziri tujya tugira ibibazo bene data nk'umuntu ati reka ko yaravuganye nawe bamubaza ati ariko uwakubwiye nini ngo nawe mukecuru irahiga muwe ni uwo mwavuganye naho iyo ariyo yavuze ni imana irindi ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye toya yarambwiye hanyuma simaze kukubwira ngo nuko tujya kunywa kave imana imunyuramo murangije kujya gusangira inzoga wamunanziwe ntakoranye ngo no kunywa arabaga niba ariyo yanyuzemo uzarindira ye umuhanuzi wanjye ararebaga ngo nuko murangije ngo nate ureka ko yakoze ku kibuga maze kumanura arangije akora ku kibuga niba utegereje ko ibyo mwavuganye bizasohoka reka da buriya yesu aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto imana yongera igaruke manowa n'umugore we babonana n'imana bavugana n'imana ariko igira ibyibabuze irababwira ngo yewe mwabarokore mwe dufite abarokore ejo bundi ngo murabona nimuraho neza ngo none ko insengero zafunze ngo turi kumwe ngo nizifungurwa tuzihana yego rata ndabwira n'ubundi se wigeze uzihana buriya no murabunga buriya rero ngo none ngo mwakongera kutuvuzaho induru ngo dutange icacumi baraho tugiteraniro nyamara icacumi gitangwa n'uwungutse ntabwo gitangwa n'uwasenze ntabwo icacumi gitangwa n'uwungutse
gitangwa n'uwiri wasenga cyangwa n'uvuye mu materaniro, gitangwa n'ubungutsi w'Imana yahaye kunguka. Agomba gutanga kimwe mw'icumi. None nta bintu muzatubwira, abatazi iyo biva n'iyo bijya bazi ko umurimo warangiye. Itorero rirakomeje. Itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazagera. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Abazi Imana yabo bazagira bazakomera. Mama we n'umugore we, abandi batazi iyo biva n'iyo bijya, barimo kuvugana n'Imana. Imana irababwira ngo ariko mugitwite uwo mwana, uwo mwana ni na Mwuka Wera, mugitwite uwo mwana. Niba mudashaka ko umwana, mwirinde inzoga. Mugitwite uwo mwana, ntimugakore ku bisiri ibyo ari byo byose. Dufite abarokore batinyutse ibisiri. Mushumba sharire, hari aho twapfukama kuko umuntu aratangira ati Imana ibahore ubwibone, Imana ibahore kwishira hejuru. Ibyo mwarabyumvaga nawe? Buno nta hantu n'umuntu yaje ubwibone, mwari mwongera kubyumva nawe. Buno mbese ubwibone ni ukwinyuraho, mbese kugendana n'igihe. N'ubwibone ntibukibaho, ni ukugendana n'igihe. Hari ibya shitani iri kugenda mbese irasezerera kibigaruke. Imana ibabarire, kwishira hejuru ntibikirimo, ni ukwihesha agaciro. Bagura ariko wapfukama uyanjye, ntabwo nkunda umuntu upfukamisha amasherami, ntabwo umuntu unyinjirira mu buzima. Kwishira hejuru ntibikirimo. Ariko pasiteri araguha, erega uri gutega zirava mu mpamvu. Ugize 50 n'ingaho, ubundi usisigaje ingahe ku isi? Yego mwana, ndacyari muto. Uracyari muto se muri 20 urahumeka urakora akanyare wagira ngo ni igihubame. Buri gihe ukeneye amasengesho n'uyu nguyu, ni ubuzima busagura. Uyu imyaka 22 asigaje imyaka hafi 50 hanze. Iyi si biri kuguca umushaje se ni uzayishobora. Ni nawe wakagombye gusenga menshi kuruta wowe. Niba ugiye gushaka maze zananiye n'abasaza n'abakecuru, umuntu baratwigisha ati n'abakecuru bari kwahukana. Ngiye wacu haratari yone mwana wanjye usigaye wenyine nawe ni umusaza. None tukagiye iwabo cagiye kwa musaza we. Hari abari gucanga bakahukana n'abakecuru, hari abari gucanga bakahukana n'abasaza gahunga urugo rwati umusaza ugiye kudagiye ugiye baranana nkubita ndagiye bivuye narabivuye none sinasubira kuganda musaza kariyo mwajyaga kera. Biri kubacanga bashaje, aba bana bari kwinjira muri iyi si ya none nibo bizorohe, nibo bakagombye gusenga. Arutayo twasenze amasomo hari, twasenze ibyo kurya tujya mu mirima n'ibijumba tugakura n'imyumbati. None ikiro cy'imyumbati nangahe? Iwacu ntabwo nigeze mbona mama gusa ibirayi. Twaryaga ibirayi byo mu kwacu tukabirya, igihe ibindi bitarera bibura nk'amezi nk'ukwezi, tukaba turya mu mbuto y'ibyo tuzatera, tugahungura imyumba yabyo byatangiye kumera. Kandi ibyo biduhana n'ibishyimbo rero babigeretseho mande, urumva, tukarya ibyo bikazasimburana n'ibyeze byitwa imishoro tukarya. Ntabwo nigeze mbona mama agiye kugura ibirayi ku isoko, sinigeze mbona mama ajya kugura ikiro cy'ibishyimbo. Ibishyimbo by'iwacu ntabwo mama yageraga ibishyimbo ngo ibishyimbo byeze byumiyeho, ntabwo twabitekaga. Yaraga ngo ntabwo biryoshye isuku. Twaryaga ibishyimbo byeze undi mwaka bikimukirana n'ibindi. None buno hari ibyo bita mitiyu. Aba babayeho. Tumaze gusogongera ku neza yawe kandi tuguwe neza. Ineza yawe ntitugwe ivutu cyangwa ngo tuyihage. Isaha ku yindi duhora tuva mu bwiza tujya mu bundi, kuko ariyo ntego dufite kugeza tugeze mu bwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
twumvise ijambo, twumvise ubuhamya, twumvise imirimo yawe. Uri Imana ikiza bigakunda. Buri wese acyumva ubu buhamya butambutse, ibyamubyigaga bikurweho, imbaraga z'umukiza zimuremera ubundi buryo agubwe neza. Dusengera umukozi wawe usanzwe uhagararana nawe ugakora ibikomeye, wongere uganze biruta mbere kandi umushyigikire. Tuvugije impundu dukomera Imana amashyi, twakira Imana mu ijambo ry'izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Turanezerewe cyane, dushima Imana. Umuririmbyi we yaririmbye ngo izaba bishize inshuti kubatihaye Yesu mbere, izaba bigoye kubatishimye kure, ntabwo bazashobora kurwana uru rugamba biruka. Impamvu batazazamurwa mu kirere nuko batafashwe ubwishingizi kuri Yesu mbere. Ishingane kuri Yesu, fata ubwishingizi kuri we, kubw'icyo gihe umukristo kizaba kiruhije. N'igihe cyo gushikama ugahamya Yesu wamenye, si igihe cyo gutangira uru rugendo turimo. Abimenyereje kare kubana na Yesu nibo bazamuka Yorodani, nuko izaba yuzuye maze bambuke bafate hakurya i Kanani. Ibyo ni ibiririmbo bya kera bya Ntakigenda. Ni byiza ko dushaka Uwiteka ariko tugashaka n'imbaraga ze. Ni byiza ko dushaka Uwiteka ariko tugashaka n'iki? N'imbaraga ze. Imana ishimwe. Rero wewe reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ntabatinze. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza. Abacamanza ibice 13 turahera ku murongo waho wa kabiri, paje 246. Nimvuga urukigamura ko aya nashira mu Runyakigali, nashira mu Runyakigali rwinshi, abasuru kigarukunda narushobora kurucana. Yewe reka dusome twahageze. Nuko hari umugabo Busora wo mu muryango w'Abadani witwaga Mano. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yigereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akivuka mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abayisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Uwo mugore aherako araza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho ndi, kandi mu maso he hasaga na marayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi atuhereye none tuzanywa vino cyangwa igisindisha, tukarya ikintu cyose gihumanya, kuko umwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira.
nuko Manowa yinginga Uwiteka ati nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati wa mugabo wasaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Manowa arahaguruka akurikira umugore we, asanga uwo mugabo aramubwira ati mbese ni wowe wavuganye n'uyu mugore? Nawe ati ni njyewe. Manowa ati ibyo wavuze nibisohora mbese uzaba uri muntu ki? Mbese azaba ari muntu ki cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati ibyo nabwiye uyu mugore byose ubyirinde, abyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye umuzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya. Nuko yitondera ibyo namubwiye byose. Manowa abwira marayika w'Uwiteka ati udukundire ukiri aha tukugaburire umwana w'ihene. Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati naho nakwemera sinarya ibyo kurya byawe, ariko niba ushaka gutunganya igitambo cyotswa ukwiriye kugitambira Uwiteka. Ariko ubwo Manowa yari ataramenya ko ari marayika w'Uwiteka. Ni kumva naniwe gusoma kamere ngarukiya. Wewe ukomeza uretse ngo wakomeza ugasoma wowe wamfasha. Iri jambo ni rinini kuko nyiraryo ni mugari. Ijambo atungishije isi, ijambo ryaremye isi. Twari kunijambo, turiho kubw'ijambo, tutunzwe n'ijambo, tubayeho kubw'ijambo, turarya tukanywa, turambara tukaberwa, tuzajya mu ijuru kubera ijambo. Twaremye n'ijambo, turiho kubw'ijambo, tutunzwe n'ijambo, tubayeho kubw'ijambo, turarya tukanywa, turambara tukaberwa, tuzajya mu ijuru kubera ijambo. Iri nini rero sinarivamo. Iri rirakuburira, iri rikaguhumuriza, iri riragukomeza, iri rikagukangura, rikanagucaha. Iri ririmo byose kuko nyirabyo Yesu ni byose kumufite. Urushe wese niwagana, izina twamuhaye ni ryiza. Yesu ni baraka. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo umwami agarukeho. Ariko nawe agira ati yongera agarukeho, yongera agarukeho. Ntabwo wafashaga sogokuruza ko natwuza dufasha agarukeho. Ariko nawe agira ati warahabaye mana we, warahabaye cyagiye. Shaka ko wibuka aho yabaye kugira ngo ugezeje uyu munsi. Uwacu atubwiye aho yamunyujije. Yararwanye mu mpera icyubahiro Imana yaramurwaniriye arakahira. Niwe yarwanye
intera umunezero ukamuranyisha mutumye ikora zizagera zigaruka burya iyo wibutse aho yagukuye ukibuka imbaraga yagukuje ntabwo upfa kumusuzugura urakoze none se ko papa atarakiriho ko mama nubwo yari ahari ntacyo yari kubikoraho ko imiryango yari yateranye ntigira icyo imarira yesu iyo utagaragara nari kumuwanya noneho ugasanga uwo nguwo wabikoze imiryango yananiwe afite ijambo kuruta iyo miryango ugasanga iyo yabikoze so ntacyo yabikoraho ugasanga isumbya so agaciro none se kandi ubwo wibutse neza ye wapfa kumuhemukira iyagutabaye cya gihe iyanabaye cya gihe iyarwaniriye cya gihe iyamurwaniriye cya gihe yongere igaruke iyaguhaye ijambo ntawe wari guhaga mana yo mu ijuru iyaguhagazeho muri sare dope n'abakozi basigaye yongere igirike yongere igaruke mana we ndagushimye imana yongere igirike ibana nawe kuri purama mutani hariya ku musozi yicaye aramubwira dore intumbi y'imbwa wayibonye wabonye mu masaha wabonye iyo mboko n'amahembe yayo uzayikura amahembe mushobora umwami akomeza kwakira imirimo n'ibitangaza agiye kujya kure ahubwo bigumere haleluya iri jambo dusomye ni ry'umugabo ni inkuru z'umugabo witwa Manowa n'umugore we Bibiliya itavuze izina reka nawe yatabaye batanditswe hari abo yagiriye neza batareka kuri Noheli nari iryoboye amashimwe n'abandi rero murabona turi benshi buri wese aragera afata umunota umwe nyabuna mugire kugira ngo ducunguze uburyo umwete tujye kwifata neza kuri umunsi wa Noheli bateye umudamu waje imbere ni mama ugire vuba ati kabona gutinda nakakwamba yaraje ageze imbere arahakana gucagara agira mikoro ndarangije none kugira utavuze ibindimo yakoze ubu nabivuga umunota umwe nkabivamo n'ijoro bazi ko nashimye murakoze kugira ngo mushumba arashimye se nta gace ntawabirondo mirimo wakoze mana imirimo wakoze mana igusanire nawe tusobanurira amahoro ishimire ryawe watabaye warabarenge abagabo batabaye ukaba
Manowa. Amazina y'umugore we ntabwo Bibiliya yatubwira, n'aba tutavuze aha cyangwa n'abatari aha ngaha ntibivuze ko Imana itabarwaniye intambara. Ubundi Bibiliya ni inshamake y'ibyo Imana yagize ite yakoze. Ubundi iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo ntabwo kizwi neza uwacyanditse. Bamwe baravuga ngo ni Luka, abandi ngo ni Pawulo, abandi ngo ni Petero, abandi ngo ni Yakobo, kuko ntibazi neza uwacyanditse. Rero abigishwa ubwo akarengane k'intumwa kariho baragendaga bakihisha, ariko Imana ntireke kubana nabo, ikamusanga aho yihisha ikamubwira ngo mvugane nawe. Nubwo bimeze bityo, amena akafata rero Mana reka mbyandike, bakandika. Ntabwo uzi ko wabwiye Yohana ngo ibyo ubonye ubiruta byandike. Noneho rero hari uwandikaga, ariko kuko intumwa zishwaga bakamenya ngo ntuzamaze gupfa, ntuzamaze gupfa na ntuzamaze gupfa. Noneho nukiriho ibyo ahishuriwe akabyandika, ariko ntiyandika amazina ye kugira ngo batamenya ko agize ate akiriho. Rero aho ari mu buvumo, ubwo rupapuro akarusigamo ati n'abazageramo baje kumbiga bazamenye ko Imana yari yagize ite yari yavuze. Ni nako rero urwandiko rw'ibyakozwe rw'Abaheburayo rwaje. Baraje barareba bati yo Kristo uyu nawe yari yeretswe, batari ko se ko Pawulo ari wavugaga ati, kandi batoya Luka niwe wavugaga ati, batoya Yakobo niwe wavugaga ati. Gusa uko biri kose, byaba Pawulo cyangwa Luka, byaba Mariko cyangwa Yohana, icyo tuzi nuko ari ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya ivuga amateka, hari n'impapuro babonye bakavuga ngo none ko tutabona nyirazo se turahera he, bigatuma bitandika. Ubu se Imana yampaye amavuta, reka mbabwira akagana. Njye kuko nacurangaga gitari solo, ubundi gitari twacurangaga ziriya za fabrication Luka, imirya twayikuraga mu mapine y'igare. Kuko wacurangaga indirimbo intoki zigasatuka ukagira ngo ni imipanga bazisatuje. Noneho tukisiga amavuta kugira ngo intoki zinyerere. Kuregera gitari twakoreshaga umusumari, uri kuregera umurya ukashinyika amenyo kugira ngo uregere indirimbo. Byabaga ari ibintu bikomeye. Rero njya gusaba amavuta, ngiye gusaba amavuta umuntu ngezeyo, kuko nagiye ndi kuririmba nyine ndi gutera dukora sinema baruza ngo ninde wari warokore ngo gwari kindi kimuzanye se ngukaje gusaba amavuta. Rero ntacyumva vuba kimbabare. Umuntu uri mu bibazo yumva vuba tuka muri politiki. Noneho mba nabyumvise abandi barya amaze kubera abantu ikibazo, urumva ko gusaba amavuta bimaze kubagerageza. Ntabwo nzongera gusaba amavuta. Imana nidakora ibishoboka byose ngo impe amavuta, nakaseka dushaka Uwiteka ariko n'imbaraga ze. Abantu mba rero Uwiteka bose ntabwo nzongera gusaba amavuta, nutampa amavuta sinzongera gusaba. Nagezeyo batirika mu rugo, ni byiza ko wazindutse, ni narije gutera agasokozo, kandi kuva na kera kose sinimajije sinjya sokoza n'ubu. Arabati rwose ibibazo bimaze kugutesha umutwe, urabona hari umusatsi ufite. Muziki ibibazo bikuzaho n'undi wese akabona ko atabigusoma. Ndabona yane n'agasokozo cyangwa byo narije gushaka ndagibagiwe bati cyane amavuta kuzanye ndoya, kandi niyo yaranzanye Nyagasani kugira cyangwa se n'amavuta kura bwahe 70. Kandi tuvuga twitwa tajiri tumwe twa oranje gamo tutupa twaguraga 70. Ndagenda ngeze mu nzira Imana umbabarire ntoragure 70. Urumva numvaga kinzira Imana yacamo nuko natoragura nta handi byari ifite inzira zirenze igihugu. Sinzongera gusaba amavuta ngeze imbere ntoragura 50. Kandi urakoze ntoragura 50 no Steven nayikura.
ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane isigaye natizabikora kugira abantu be kwiganyira iyo ari mbese kandi kunanirwa fe igishoro gikomeye imbaraga yatakaye zikomeye cyane ni ukuvuga ihagaze ngiro muri kwego ibyo ubona biroroshye cyari gikomeye ni ukukurinduka iyo ari iz'umwuka uhume burya umuntu agihumeka n'ibidashoboka byagira mbwira imana numbaye senkana ariko veni ngo ndayikora nicyo kibazo irangira itahubu veni ntayo ndaguha genda ugura igisheke genda ugura igisheke imana wari uzi ko n'igisheke ngikeneye urakaraba ubwo rero ariko na 70 yindi ndagenda ngura igisheke maze kugura igisheke ngeze mu rugo irangira icyo gisheke ntugire none se ndakimaze irangira ngo cyane umuriro ugitwike shaka umuriro igisheke ngishyizemo ndacangiye madamu atariko umaze no gusara ko igisheke usizemo umuriro ibyo biba bibyo biturusha ibinuka kuriya icyo gisheke ubundi rakijyako ariko njye ni imana ibimwe tuzayibeshe uwenuye muka ahinuka zisoni abituza manaya jambo riraryohe ushaka uwiteka n'imbaraga ariko yongere tugarukeho igisheke ndagitwitse gitangiye gufura kimaze kunamba ijwi ry'Imana rirambwira ngo gikuye musi gihone ndagihona madamu mbona yagiye mwami Yesu nungatangiye kugenda turana bamuntu arafashe kandi nawe birebye ibigeragezo byasaza n'umuntu uwo waba uri we wese n'icyo waba uri cyo Imana ikuvuye imbere wa mwana irangira ngo gihonde gihonze madamu nawe atangiye kujya gusanga tubite kurana abantu n'umuntu usoze muri iki gitondo umuntu atutse avuye hano ngo ari gusengera munsi ati avuye aho ari muzima mana niba ari n'ibyo bamuvuye urantabandira umugabo kandi nawe umugabo uri gukora ibyo ku cyumweru kandi yaragiye kujya gusenga urumva ko ibyo bintu byari bihabanye ariko burya ibidasobanutse ntibyisobanura ibyo abantu batabona mu kuri bitsigira ukuri ibyo abantu batemera ntibyiyemeza yego mana no igisheke ndagihonze ndangije kugihonda mfata igikombe nkamurira mu mushoge wacu madamu nakajya aramwegereka umuntu abaye muri iki gitondo kumbaza giturimo ni ibiki nanjye ubwanjye sinari nzi ibyo ndimo ubu irambira ngo jya kuri kiriya giti uzaniyeho amababa arindwi ndagenda kuri icyo giti nzanaho amababa arindwi jya kuri kiriya giti uzaniyeho amababa 3 n'igisate ndagenda nsoroma amababa 3 n'igisate madamu akabona ndi kubaba amababa akafata uhoraho ngira ingabona umura Imana yongera itugarukira yongera izi hereka yabanye natwe twarayibonye abantu ntibajya bibuka ko babonye iki twarayisenze iyo mana maze twongera imbaraga twagumye mu masengesho ibihome biraritagurika twabagaye Yesu Kristo abadayimoni baduhu twarayisenze iyo mana nayo yemera kuturengera twarayisenze nayo yemera kuturengera ese umuririmbyi narimwe aka gasura dufite niye uriwe n'icyo ni ukuberayo madamu atangira gusenga tuhoraho nyiri koko
gisate abona nciye ibabi nsatuye mwirindi babi nawe mbwira ibyo bintu muri icyo gitondo kandi turi kwitegura kujya kugira ute gusenga kandi nijya uracurangira korari none ntangiye kubona amababi noneho amababi ndayazanye ngeze muruza irambwira ngo yavugute abona afashe igikombe ndi kuvuguta y'amaboko urarwaye gacece nawe njye ndi gukora ibyo Imana ivuze erega hari n'igihe bavuga ko ababirimo neza bataye gahunda hari n'igihe bavuga ko abavuganye nayo nta kigenda n'Imana iri ku ijambo ikarinda yaribwiye sina ngombwa ko bamenya ukuri kwawe abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi nyamara ntabwo turabasazi ahubwo turabasizi ubu twese duhumekeye hepfo uretse kumva bivuze bitavuze ntabwo namenya ariko soko kera ntabyumva nimuhumure dufite ubuhamya ibimenyetso birenze kimwe inyemeza y'uko uzagira neza mfite ibimenyetso birenze kimwe inyemeza y'uko uzagira neza mfite ibimenyetso birenze ijana inyemeza y'uko uzagira neza madamu akoze mu mureka twumve yego ngo biri guhumura neza twayisize imyaka 3 n'amezi 5 n'abandi baza kwisiga bakajya batema amavuta bakuye kugira ngo navuga ngo ni igisheke bakazika abandi aya nayo i Kigali ayi Kigali n'abandi najya gusaba tajiri baje kwisiga ku gisheke amavuta madama ngira uruhu rwiza ego mana n'intoki ziroroha ushaka kugenda ahumura wese akaza kwisiga iwacu nawe ni igisheke n'amababi siguhumure dufite ibihamya noneho rero katijya kwa mano Imana yongera igirite Imana yongera ingarukeho Imana yongera ikugarukeho kuko kuza ko yaraje amen abayibonye mutere bane umba twarayibonye warayibonye ntabwo wageze uyu munsi utarayibona bose waba ari wo ku bwande waba wararinzwe nande waba warokotse ku bwande waba ubayeho ku bwande waba warakuye nkande kaza ngo muri aho bajya kwengera ugasanga ni waba uriho nkande ntabwo uzi ko basigaye bohereza
waba uriho ngande niba Imana ntacyo yakoze. Si uko udafite intambara, ariko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, isigaye na byiza bikora. Ubwira abantu be kwiganyira. Uyu Manowa n'umugore we bari barahuye n'ikigeragezo. Mbere mwicaranye ku musozi uriho nturiho wenyine, gusa wowe ntiwari umusozi, kandi bari barashatse bashaka teta, bashaka kibebe, bashaka bari barashatse basa umuzungu azaba asa na se, hanyuma umukobwa nawe azaba asa na mama, ariko no mu maso asa na papa we. Urumva iminwa ameze nka nyirakuru. Manowa n'umugore we baragenda biringiye nk'uko nawe washatse wiringiye, bagenda bizeye uburyo bazajyana abana babo muri kinihirisi. Uya hari n'ishuri ryiza ryigeze ni Musanze rirahari rya Wizidomu. Manowa n'umugore we nayo ikigaragaza cy'ubugumba kizabakandika. Baratangira bati Manowa waribeshe, mu miryango y'abari abakobwa ntibabyara nk'abo bayingumba, babaye ingumba se bavuga ba Manowa n'umugore we bahura n'ingorane. Ibyo biza bidateguje byakugera ukabura uko wigira. Ndakakubarira ariko mujo watwigisha ni kumamema. Wewe umengeri kandi kubwire na yagaseho nejo bundi twarawe kuzamuna karutira ambonye tareba nkakucyaya ngako tuza amaso uteze. Barabagire mabwira uburyo umugore wa Manowa atabyara burya hagarara nk'abagabo, uzarebe uwo mwana we yabahe yavugaho bamutungisha iki. Imana ni Imana ituma batwita, igatuma banagira kandi abo babyaye ikagira ite, ikabarera ikabakuza. Imana ifite amabere, Imana ifite imoko. Noneho Manowa bamuvuga uko bashaka, ariko icyo nakundiye Manowa n'umugore ntagira uhinduka mugenzi we. Burya mukigaragaza ntubahinduka umuntu wawe. Uzamubera umufasha wo kunesha, uzamubera umufasha wo gukomera ku rugamba, ntukamuke intege. Manowa n'umugore we baraho barakomera, baravuga bati azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Ariko ntiyari yakana bavugishije, ishobora no guceceka. Usishobora guceceka mu bibazo byawe kandi mu by'ukuri iri kubikemura. Irayihorera igihe kigeze ku isaha yayo. Haleluya. Isaha Imana ntabwo isarenga cyangwa se wiruke isabona. Ibyo Imana yavuze ni by'ukuri kandi bizasohora. Niko twaririmbaga kera, si izo ndirimbo urumva zo zarafashaga kuko nta n'abakomisiyoneri bazibagamo, kuko buri ndirimbo urayihimba n'ubwo waba uri mu mavuta uti ikabanza yanyura mu bakomisiyoneri, bakabanza bayigorora bayiha amanota, kandi uwo mukomisiyoneri yihiririwe mu madini. Iri by'umwuka biragororwa n'umubiri, bifasha umuntu bite. Niyo mpamvu ashobora kuri ibintu twagize tuvuye gusenga mwawe mwiza mutati twayemwe byaguhiye cyokora ngo ntabwo muturi wakura mwiti ko byanyuze mu bakomisiyo. Urumva nta n'amatungo tuzageraga kubicuranga nk'uri kuvuza ingoma none. Isaha ntabwo bizarenga cyangwa se wiruke isagona. Ibyo Imana yavuze ni by'ukuri kandi bizasohora.
basobanutse ikinyejana wera Uwa
wahuka ndetse gutera ko hari umukecuru ugira ute nzakomeza ngirende komeza amagara arabaza n'uwo yemwe arabaza baramukwena arabaza n'uwo yemwe arabaza amuzanira arabaza n'uwo yemwe aravuga ati inzara
umwana w'umuhungu abansatse bose abaryana inzara bose bazavuga ngo Yamani iramutabaye yaje ntunguye anunguza ijambo rye
umuhungu yego mana nanjye ndasenze ngo ubutaha uwo mugabo nagaruka njye ndashaka azongera agira ate manuwati nshaka ko azongera kugaruka azongera agaruke nanjye mubone azongera yivuge mwumve azongera ntabare nguko yantabare azongera agaruke umugore basubira kubagara iki aragenda ari kubagara ati njimbe imana isumba byose ngendo nyantege muri siko mwibukira ntagufite nagera ujya imbere ngiye kukwibutsa kuzabyara umugore ariko mwana we umva aya magambo ngira atuma bashiraga ikibazo kumahanje kumubwira muvugane nawe uramumaha cyangwa uragira ubwoba n'umuntu ariko ategenda ubwire sheri wabaze mubwire ko ninjye imbaraga z'abagabo n'abagore babo ubundi se umugore yagira umugabo atamfite bikagenda genda umubwire ko umugore ufite akagira n'umugabo ufite ko urugo rwa rwuzuye genda umubwire nawe aze mubwire ngo ninjye imbaraga zubaka urugo ninjye imbaraga zitanga abantu ninjye imbaraga zikingura imiryango y'umugisha ninjye imbaraga zirukana abadayimoni ninjye imbaraga zibura abarozi genda umubwire umugabo wabaze ninjye imbaraga ndatinya se ninjye ubereye maso abashakana umwere yakubwira umugabo wabaze umugore ati uguma abandi wiruke uguma abo twese shera kubone ariko bana we icyama ngo sheri wawe mubone icyama ngo umudamu wawe kubone icyama ngo abana bawe bakubone kuko amarira urira iyo abana bawe baramubonye nguko mubonye uri kurira iyo umugabo yaramubonye nguko mubonye ufite ako gahinda kangana iyo ndakona se bamubona nguko mubonye uri kurira ayo marira amazi ngo na sheri wacu mugenda icyama ngo ewe data we umugore aragumaho shera kubone umugore atera igitambi cyitwa musange mani yari yambaye urujipo rurerure rwitwa unasende ntiyapfa gupfuzwa ashaka kumutega yari yateze urutambaro rwitwa nk'isasi rizakutamo n'ibikweto byitwa amaganya n'imibabaro bijya bidindiza umugenzi bigashaka kumugereza ariruka abwira umugabo ati sheri uwo nakubwiye yaje ariho wino uzi amakuba turimo ariko uzi inzara mu rugo rwawe murimo ariko hereka uzi amadeni yose urimo n'imibare yayo wagira agakora muri banki ariko wino yaje namubonye umugabo natera igitanda byitwa nanjye gereka nanjye girate yari yambaye igikoti cyitwa cyangwa n'ibipindi by'abarokore ntabwo ari ibipindi by'abarokore ahubwo abarokore bafite imana hari iwacu mu butaka twararimwe dufite imana umwana wayo iravuga izi kumvi izi gutabara uwayisenze akayiba hafi ntabwo azakorwa n'isoni izamuhemba yemwe abafite inyota mwese nimuze
n'abadafite ifeza nimuze muze mumwe ku mazi meza y'ubugingo mumwe ku buntu muze mumwe ku buntu umugabo ariruka twabona ari ibipindi by'abarokore ariko abarokore bafite imana y'abarokore tuyikomereho bakora sinakumira imana y'abarokore tuyikomereho imana irahenze ntiwayigura i Dubayi imana y'abarokore tuyikomereho imana irahenze imana niyo idutunze abafite akagasura imana yakabahaye abafite abana iyo mana niyo ibatanga imana y'abarokore tuyikomereho ikoraze nzayibigisha n'ingaruka muzemera ko umugabo yiruka ahageze asanga marayika yicaye imana irahari imana yakiriho iracyavuga iracyakora iracyavuga ikaba yategeka bigakomera haraza ati niko uraho marayika turaboneza ujya sanga uraba kuri sheri muri babiri cyangwa batatu muri kuri sheri bari hagati gusa ko kubona ntahari twareze oya amakabyo y'abarokore ntabwo ari amakabyo yacu dufite imana izi kumva iravuga izi gusobanura izi gutabara niyo bakanye n'uyu mudamu ati kugenda aba bagabo bose uri kubona nijye baba buri hafite amamodoka nijye uyatawe abubatse amazu ntabwo banashoboje yayubaka abacuruza babikemere nijye utanga imigisha ye ni wowe abaguze abagabo nijye utanga abagabo abagore nijye utanga inkwano dore ntuza kabisa hanyuma yewe abubaka ingo zigakomera se mureba nijye wubaka ingo zigakomera kuko uwomereye maso ararushinga rubaho ye niwe wavuganye n'uyu mugore umugabo ati niki usubira mu byo mwavuganye umugabo ati ngibyo twavuganye ni uko uyu mugore namubwiye ko azabyara umwana w'umuhungu gusa uwo mwana ni umunaziri icyo nshaka ntabwo nshaka ko azanywa inzoga ntabwo nshaka azarya ikintu cyose gihumana uwo mwana azaba umunaziri tujya tugira ibibazo bene data ko mu munabye ipfa ko yaravuganye nawe bamubaza ati ariko uwakubwiye nini umwana wa mukecuru irahiye uwini ni uwo mwavuganye naho iyo ariyo yavuze ni imana irindi ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye toya yarambwiye hanyuma simaze kukubwira ngo nuko tujya kunywa kafe imana imunyuramo murangije kujya gusangira inzoga wamunanziwe ntakoranye ngo no kunywa arabaka niba ariyo yanyuzemo uzarindira ye umuhanuzi wanjye arareba nuko murangije ngo nate uretse ko yakoze ku kibuno maze kumanura arangije akora ku kibuno niba utegereje ko ibyo mwavuganye bizasohoka reka da buriya yesu aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo uwo mwakubwiye ko azagusengera ariko muri miliyoni 10 muri gusaba ngo ubanze ushakemo ngo byibura ngo nk'ibihumbi 500 bazapfukamo ivugaga ari uko bapfukamye ku mafaranga uwo mwavuganye ameze ngo nyine ngo barambwiye ngo ni umuhanuzi ngo barambwira ngo umuntu hari ibyo abanza gutaha yewe mfite yanjye ntabwo nzi uwo mwavuganye ariko ngiyo nizeye
iravuga bikaba, yategeka uwo muhanuzi aravuga tumva njyewe icyo mbabujije. Umuhanuzi nyawe nuraguhanurira akakubwira n'ibyo Imana yanga, akakubwira ati izagutabara ariko reka gusambana, izagutabara ariko reka gusinda, izagutabara ariko reka amacakubiri, izagutabara ariko reka insangano, izagutabara ariko ubaho umugabo mwajyanye mu murenge n'imbere y'Imana. Barakubwira ngo ngirangiye uriya mugabo ntakiri uwawe ahubwo ubaye uwaje. Cyangwa muracunga aho muvugana we n'Imana mbwiye ngo uyu mugabo mwandiye ntabwo ariyo, kuko yaravuze ngo tukazatandukanwa n'urupfu. Cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye, Imana yanyemereye divorce, niyo yabivuze yewe ntabwo namenye uwo mwavuganye, naho Imana yanjye ibuza umuntu ikibi n'igisa, kakubwira iti niba urindiriye umugabo wenyine ngo nuri gusengera umugabo ngo barakurose rero ngo ndakuzingura. Hari umumama wasengeye araza aravuga ati rwose umusengere nkwitinda kandi si y'umugabo wanjye, iyo ndawayikuye he? Rwose umukozi w'Imana kimbabaza nuko babikora mu izina ry'Imana, ariko izaza ntizacece, izaza ntizacece. Ati yarambwiye ngo barakoze ngo kandi ibyo bakoze ngo biri mu nda. None se ati none Imana yamubwihindutse umuti wo kubikuramo. Ati none arambwira ngo nzaze ahubwo. Ati nagenda ngezeyo umuti ndabwira ngo nawo mpaterekana, ati umuti ninyura wo gushiriramo, urawushiriramo mbwira. None se urakora mu nda ngo yakunda unyuza hasi ye. Ati wari uri kwihagarika ku byo baguteze, ati urumva ari uko byahise binyura aho ngo bijya mu nda. Ati niho ndabikuriramo. Nase uwo muti urawushyira ku ntoki urashira, ati ndawisiga ku gitsina hanyuma mushyiremo. Ati ndemera kubera ko yarambwiye ko bandoze, ati none uwo muti wavuyemo inda. Uwo mwavuganye neza ati imbuto z'uwo mwavuganye ni izihe? Wavuganye n'umuntu urangije urayibesha. Imana ivuga ijambo izasohoza, Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yagize ite yaribwiye. Ariko iyo uvuganye n'umuntu birahera. Mujya mucunga abantu muvugana nabo, uwo muhanuzi uri kuguhanurira ariko agakora no kukibona, ikibona ari kugishaka hiki yakireka. Siko ari kujya kugusengera akabanza yashira by'iserire n'igipata, akabanza yashiraho n'irito. Nagusengera hakinguye ntabwo Imana irumva. Ngo nyine ngo yatangiye gukora ku mutwe, ngo ngera ngo bwari kwirukana abadayimoni ngaramanura ageza mu mugongo, ngo numva ageze n'iyo hepfo. Nawe uhuje nawe. Mama waritegereza bati njye nshaka kureba umuntu tuvuganye, ejo ntazayibeshe. None hariya ngo bizagenda bite? Muzabyara. Umva rero ijambo tubwira rirakomeye, ko tugushakira agahenuke marayika tuba ntabwo ndabona. Burya umuhanuzi ntagenzwa n'ibyo kurya, umuhanuzi agenzwa n'icyo Imana yavuganye nawe, yaje cyangwa ntabwo. Aravuga ati ntabwo ndarya. Mana wati njye ntabwo waza umuntu uvuze ijambo nk'iryo ugomba kurya. Marayika ati ariko ubwo bibajemo, ubwo ari wewe bijemo. Umuhanuzi arakubwira ko nagusengeye hanyuma ko wambwiye ko n'ibisubizwa uzabihumbi miliyoni 4 byagenze ngusengere umuvumo ukuzeho. Uyu muhanuzi uri kwishyuza yareka ko Manowa yibwirije
uwo mugore ibyo mukora. Umugore afise umutsima, umugabo nawe bazi ihene, ubwo umugabo ariko aragenda ati ndareba ko marayika ati yego marayika si ubwo arajya guta nk'abantu arajya ku rushete yego rero nzaba ndabiba bitegura inkuru bazagira bate bazaba barabaga marayika nawe agize ate aricaye ngo bamaze guhisha babishyira nka hariya ati mutereke hariya abakudise y'inkoni umuriro ugira ute abanyuze muri wa muriro acati ntabwo meze nk'abitegiye aratarabagira ate aragenda yemwe bene data bakuru icyo nagambiriye Manowa yaravuze ngo uwo muntu w'Imana azongera agira ati azongera agaruke kandi agarutse Manowa aramwibonera ngo Manowa yaravuze ngo madamu we ndahunze ibyo mbonye birakaze Imana yacu ihora iteye ubwoba Imana ntimenyerwa Imana ntigira ururimi rumwe hajya nimeni yanze na bwoko ki hari ururimi ruvuga ngo n'ibiki byanjye ururimi rw'Imana n'umuriro ntabwo indimi z'Imana ziririmbwa muri kabari indimi z'Imana zigira gahunda ati ndahunze ibintu birakomeye mbonye Imana yewe ndapfuye umugore ati haba wihunga ihora twiyereka none se njye ko yaje ubwa mbere nkayibona ikaza ubwa kabiri nkayibona ko ntabwo Imana yacu yaje kutwica ahubwo yaje kutugirira neza bihunga haleluya ngo mwakuta bari babyara umwana witwa Samusoni Imana ishimwe azaba uwo kubakiza abafilisitiya bari barabajujubije yewe Imana neza izaguhanagura yo waneze Imana neza izasubiza ibyo abantu babonaga ko byarangiye Imana neza izasibura inzira zari zarasize Imana yongera igira Imana yongera igaruke Manowa n'umugore we babonana n'Imana bavugana n'Imana ariko igira ikibabuze irababwira ngo yemwe mwabarokore mwe dufite abarokore ejo bundi ngo murokore ntimuraho neza ngo none ko insengero zafunze ngo turi kumwe ngo nizifungurwa tuzihana yego rati ndabwira n'ubundi se wigeze uzihana buriya no murafunga buriya rero ngo none ngo mwakongera kutuvuzaho induru ngo dutange icacumi baraho igiteraniro nyamara icacumi gitangwa n'uwungutse ntabwo gitangwa n'uwasenze ntabwo icacumi gitangwa n'uwungutse gitangwa n'uwiri wasenga cyangwa n'uvuye mu materaniro gitangwa n'uwungutse uw'Imana yahaye kunguka agomba gutanga kimwe mw'icumi ngo numva nta bintu muzatubwira abatazi iyo biva n'iyo bijya bazi ko umurimo warangiye itorero rirakomeje itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazagera abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutware abazi Imana yabo bazakomera Manowa n'umugore we abandi batazi iyo biva n'iyo bijya barimo kuvugana n'Imana Imana irababwira ngo ariko mugitwite uwo mwana erega uwo mwana ni na Mwuka Wera mugitwite uwo mwana niba mudashaka ko umwana mwirinde inzoka mugitwite uwo mwana ntimugakore kubisira ibyo ari byo byose dufite abarokore batinyutse ibizira mushumba sharire hari aho twapfukama kuko umuntu aratangira ati Imana ibahore ubwibone Imana ibahore kwishyira hejuru ibyo mwarabyumvaga nawe buno nta hantu n'umuntu yanyu ubwibone mwari mwongera kubyumvana buno mbese ubwibone ni ukwinyuraho mbese kugendana n'igihe ubu ubwibone ntibukibaho ni ukugendana n'igihe hari ibya shitani iri kugenda mbese irasezerera kibigaruke Imana ibabarire kwishyira hejuru ntibikiri ni ukwihesha agaciro bavuga ariko wapfukama uyanjye ntabwo nkunda umuntu upfukamisha amasherami
kwinjira mu buzima. Nishira yego ndibikirimo ariko pastor aravuga erega wari gutega sirafa mu mama ugize 50 ninga ubundi usigaje baye kwisi mwana ndacyari muto uracyari muto subure muri 20 uravuye gutenura ko arakanyare bagira ngo ni igihubame buri dukene y'amasengesho n'uyu nguyu ni ubuzima busagora uyu myaka 22 asigaje imyaka hafi 50 hanze iyi sikiri kuko cyangushaje se ni uzayishobora ni nawe wakagombye gusenga menshi kuruta wowe ni ugiye nihagiye gushaka maze zananiye n'abasaza n'abakecuru mu baratwigisha ati n'abakecuru bari kwahukana n'abakecuru ngiye wacu harakari yone mwana wanjye kusigaye wenyine nawe ni umusaza none tukagiye iwabo cagiye kwa musaza we hari abari gucanga bakahukana n'abakecuru hari abari gucanga bakahukana n'abasaza gahunga urugo bati umusaza ugiye kwitagiye ugiye baranana nkubita ndagiye bivuye narabivuye none sinasubira muganga musaza kariyo mwajyaga kera biri kubacanga bashaje aba bana bari kwinjira muri iyi si ya none nibo bizorohe nibo bakagombye gusenga arutaye twasenze amasomo hari twasenze ibyo kurya tujya mu mirima n'ibijumba tugakura n'imyumbati none ikiro cy'imyumbati nangahe iwacu ntabwo nigeze mbona mama gusa ibirayi twaryaga ibirayi byo mu kwacu tukabirya igihe ibindi bitarera bibura nk'amezi nk'ukwezi tukaba turya mu mbuto y'ibyo tuzatera tugahungura imyumba yabyo byatangiye kumera kandi ibyo biduhana n'ibishyimbo rero babigeretseho mande urumva tukarya ibyo bikazasimburana n'ibyeze byitwa imishoro tukarya ntabwo nigeze mbona mama agiye kugura ibirayi ku isoko sinigeze mbona mama ajya kugura ikiro cy'ibishyimbo ibishyimbo by'iwacu ntabwo mama yagiraga ibishyimbo ngo ibishyimbo byeze byumiye ntabwo twabitekaga yaraka ngo ntabwo biryoshye isuku twaryaga ibishyimbo byeze undi mwaka bikimukirana n'ibindi none buno hari ibyo bita mitiyu aba babayeho kubatsina na televiziyo uzamutumba Posto ya munaniye kandi yararene kubaho mu gikari. Uyu mugabo reke kurana muri kaderake. Umuzamu cyane wawe ni moto ntazayikuramo. Kujya kwari kwawe kanashaje ubwo wowe uzakanunga n'iki. Gusenga. Haleluya. Mureke dusenge. Abana bacu tubigishe gusenga. Twe turakura n'akazi ariko bazasigara mu murimo. Icyo gihe se ko na telefone zabagaho umugore wawe babaga banamutereta bakazarinda gusaza batamubonye bazahurira he nawe bazabwirwa n'ikindi buriyo nawe none kujya kuri alo ariyo cyagiye safari sanga ukaryana yego shefu wacu ngo ugasanga hafi mu kwezi yo bino turyoshye ngo shuru ubwo rumwe nimwe muraroshe bene data bakungu marayika mbwira mano watereka babwira kugira ngo uwo mwana azaba ari muzima muzirinde inzoga muzirinde ibihumanya muzirinde mwabarokore mwe uzirinde umugabo waza agashaka gusimbura umugabo yaguhitiyemo uzirinde umugore waza agashaka kwishira mu cyimbo cy'umugore Imana yaguhaye muzirinde ibihumanya kugira ngo umwana azavuka n'ubuziranenge bwose hari abibwira ko bafite abana bazima kandi inzoga zarabishe hari ababwira ko Mwuka Wera kibarimo hari korasi abarokore baturirimbiraga hano mu mujyi wa Kigali reba neza uburyo utwaye agakiza utaguhetse ingobyi yaraheze kera ibyo byari ibikorasi bya nta kigenda ariko byabwiraga umurokore uwo ari we
reba neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaragize ati wajyaganya kuvuga ngo amene aranyeganyeganya ibiti ko bajya kumurarana ku kibuye akaza mu gitondo akabesha ngo biye kukazi murambira bisobanuye ibihe ko wabisobanyije wamaze gutinyuka wemukira umugabo w'isezerano wamaze gutinyuka wemukira umugore w'isezerano erega imana mwavugana mu gitondo wabivanga nimugoroba bikagukandagira yabwiye Eli ngo nari naravuze ngo nzagutabara nzagendana nawe nzakugirira neza ariko ndavuze ngo ntibikagire bite tika kuko abandi baha nzagera nte nzabubahisha ariko abansuzugura nzagera ute nzabisuzugura ntabwo imana yeretse kugera neza n'uyu munsi iragaruka itugirire neza rero muri kumwe iragaruka ariko nigaruka ntisange nawe warabivanze ubu tugiye gusenga tuyibwire ngo ngera ugaruke iwacu ongera ugaruke iwacu abana bacu bajye mu murongo ongera ugaruke iwacu abatware bacu bataye inzira bagaruke mu nzira ongera ugaruke mana hari umudamu avuze ngo ni ukuri ngo ngewe ngo yasubiye inyuma turabwira ariko se inshuti yanjye ko nta kumugabo atakugeze kubera ko nguya ngo ni ukuri ngo yego amafaranga arayampa ngo ntabwo amubita ariko murebe isura ye n'iyanjye ngo gusa murabona bisa ngo hari n'ibintu mwatubwiye ngo turi mu gakiza ariko ngo wamara gushyira ubwenge ku gihe ugasanga ntabwo bihura ntabwo bihura usanga isura ngo ni ukuri ngo umugabo wanjye asa n'igisaza ngo kandi igihe mu ndebe ubwo rero ngo nta n'ikindi dupfa gusa nakumeshera abo bandi gusa ibyo papa kapo ubwo urebye usanga hikugejeje utagisa n'umugabo mwashakanye urarebye usanga hikugejeje utagisa n'umugore mwashakanye ubu se urabona uri hehe nuko rero isi kugirire neza oya abansuzugura bazasuzugura imana yongere tugarukeho mu izina ryayo imana yongere tugarukeho kandi iraza itugirire neza tugiye gusenga wigeze kunza batezwa mu mwuka wera wigeze kunzaho mvuga indimi wigeze kunzaho uwo munsi itabi ryarananiye ndarireka wigeze kunzaho nihanga ubugoro wigeze kunsanga musishyira urambwira ngo uzantabara none narabibonye wigeze kunzaho ndwaye uburozi mu rugo bari kurara bandaririye uranyiganiririza urambwira ngo ndagukijije mbere y'uko dusenga njyewe mfite ubuhamya kuko papa yakoreraga shitani ibidayimoni byiwe byari byaravuze ko nzabyara igitsina kimwe hano nzabyara umuhungu niko byavuze noneho bigeze aho ndarwara ndwaye ntihagarikaga amaraso gusa bajyanye kwa muganga dogiteri avuga ngo uyu mwana yarangiritse afite ikibazo nanabyara azabyara igitsina kimwe ubwo yunze umuryango umurya shitani y'iwacu kandi umurya shitani nayo yaravugaga oke ingabo za shitani zirakomeye tudafite umwami yesu uzaduhindura hari masenga byaramufataga ibyo bidayimoni by'iwacu bikamucurika mu gisenge amaguru agafata hariya umutwe ugacurama hasi kandi ijipo ntizimanuka igihe barabihera ihene byakwemera akaba ari kumwe bimumanura kandi yagwa hasi ntakomere bikamubuza kurya akamara nk'ibyumweru bitatu atarya kandi ntananure bamuvuga ngo tuzamugaburira igihe tuzashakira maze ntacyo byarabikoraga ndagushimye Yesu ko waje ukangiza erega imana yaraje nakoze Jehova yaraje fasha yaraje noneho rero
muhungu azabyara, nabyara abahungu nta mukobwa azabyara. Mbangubisa hagati ntibyararandi. Noneho rero nzanye umugore, ubwa mbere mbyaye umukobwa, ubwa kabiri mbyaye umukobwa, ubwa gatatu mbyaye umukobwa, ubwa kane mbyaye umukobwa. Abana ntabwo ndarenganya, njye ndabizi ibyo ndimo ngizane, ndabizi ahubwo Yesu urambe kwihangana. Madamu yabyara umukobwa nkabona arandenda akagera ngo ndamurira namuhishe ariho kabyara akabyara uragaheka humura sheri wanjye nkiyandayanda, ubwo twari mu buzima bubi nkamugurira ziriya nkweto z'ubudomagure zaguraga 800 zitwaga bunyugu. Kabyare kugira ngo mwereke ko nejejwe n'iki n'umwana yabyaye, kuko nizo mbaraga n'abagageze pe. Noneho rero ubu nshuro ya 5 ubwo Imana yari yatugiriye neza. Noneho turapanga kuko mu minsi ya Noheli n'ubunane tujya twigira mu miryango yacu, tukajya gusangira na ba mukecuru, tugateranirayo, noneho tugasangira utwo twashatse, tugasangirira hamwe, tukarangiza tugataha. Noneho rero turapanga, turabwira mabukwe na mama ko nyine tuzarira kwa mabukwe, ubwo na mama turamuteguza. Noneho na madamu dushaka ibyo tuzajyana. Nijoro ryabo tuzajyayo nk'ejo bundi, baraye kujya nk'ejo bundi ko hari kwa 5. Imana irambwira ngo semajeri wapanze kujya gusangira na Noheli n'umuryango wawe. Rero mwijoro imigambi yacu yose Imana irayizi kuruta uko tuyizi. Wapanze kujya gusangira n'imiryango yawe Noheli, ariko ntabwo njye nshaka kujyayo. Imana ni icyaha se? Ndambwira ngo ntabwo ari icyaha, ahubwo mu itorero ryanzige yari rishumbwe n'umushumba witwa Bose. Irambwira ngo hari umuvugabutumwa bari batumiye, ageze mu nzira akora impanuka, kandi bafite iteraniro rya paruwasi. Nta wundi muvugabutumwa bafite, ni weho uzarahamagara ujya mu iteraniro inzige ya Bicumbi. None nakageze nanjye nzajyana n'umugore wawe n'abana gusangira nabo Noheli, nzakugirira neza. Numva biranshaje cyane, n'abandi ko twari twabyiteguye, ko twari twaguze n'udupira dusa. Oya ni ibitenge twari twadodesheje, natodesha agatenge kumwe, nubwo kari akamusazi, twadutenge twa musazi, ariko twari twakoze iniforume. Na madamu turagenda twasanishije n'abana twabadodeshereje udukanzu, nuko twari utwamake, ariko twabana n'abaguriye ubu twawumuca dusa. Arambwira ngo niko mubwiye, biramfuna cyane. Ngira madamu ndakanguka, ngira madamu rero ndose nzose. Imana irambwiye ngo njye nzige muri Bicumbi, sinzajyana nawe gusa. Atumva sheri rwose umbabarire, bariya bakecuru bariteguye, umbwira ukuntu tusa. Ubwo se urumva byagenda bite? Rwose nanjye ntabwo ari njye, ahubwo Imana niyo ibimbwiye atoya bagutumiye ryari, ntabwo bantumiye. Nose urumva atari ibyo wishyizemo, shaka uko ndabimusobanurira birananiye. Ndabona ngo roje nanjye nikumbwiye ubwo ariyo, niba ariyo barampamagara, ariko niba atariyo ubwo birarangirira aho ngaho. Mu mwanya tukiganira gutyo, mbona telefone irasona. Isona ubwa mbere sinayifata, isona ubwa kabiri sinayifata, isona ubwa gatatu ndayifata, nshiraho parere. Alo, muraho neza? Ntabwo mwamenya, niryo jambo umushumba yatangiriye. Ntabwo mwamenya, nitwa Pasiteri Yose, ni umushumba wa paruwasi ya Nzige. Hari ubwo mwaba munzi? Ntabwo muzi. Rero dufite ikibazo, kandi Imana itubwiye ko ari we ihora gikemura. Ikibazo cy'inyakubahwa umushumba, twatumiye umwigisha mu iteraniro ryacu, kari weho uzaza kugira ute kuryigisha, ko ari uzaza kuryigisha. None uwo umushyitsi wacu yakoze impanuka. Rero ni iteraniro rya paruwasi dufitemo n'umubatizo. Mbabarira niwe, ndetse ureke no kumbabarira. Imana yatubwiye ko uraza ku byiza cyangwa bibi, niwe uri gushaka. Rero
mukecuru nanjye ngiye gusangira noheri n'itorero rya Kristo. Ati rero ubu tuvugana kugira ngo bibe byiza zuka saa 11 ufata imodoka uragera ikabuga ufata indi modoka irakugeza Ibicumbi. Ubwo nahise nta mikino n'ibiki mpita napakira ndagiye. Nabagiye ngeze dukora iteraniro nigisha iteraniro ry'umubatizo. Biteguraga noheri. Mwiteraniro habatijwe mu mwuka w'abantu 240. Magana 240 n'abaje baherekeje baje kubatizwa bakaba kubona kabiri kuzi. Ngo nawe si umupende ngo none kabiri kuzi. N'abasilamu bahinze igizakarebe baje kureba yareba ko ati nuhagarara nawe biragufata. Twarabase iteraniro twaritangiye saa 3 twavuye saa 11 bamwe bateruye abandi. Noneho kweri mu nzu ntoya bandaza ku rusengero mukumba kandi ruhande ku rusengero gutya abarimo bantegurira abarimo ndani. Nkimara gusinzira nibwo mbese nari nkimara gusinzira ngiye kubona ngo umuntu araje acigatiye ubuhinga araza arambwira ngo rero wanze gusangira n'umuryango wawe noheri ngo uragusangira n'itorero ryanjye reka muhe noheri. Araza afata rwa ruhinja rukuraho ibishura ararunyereka mbona ni umuhungu. Arambwira ngo muri wowe nta mbuto y'umuhungu yarimo, muri wowe nta mbuto y'umuhungu yarimo, ntabwo wari gusabyare umuhungu. Ariko kuko kwanga gusangira n'umuryango wawe noheri ukaza gusangira n'itorero ryawe akira nguhe uyu mwana uzamwite Samweli. Mwana wanjye yitwa Samweli. Reka mbabwire ntabwo akora ibyo gusa. Ngiye kubona bararambwira ngo kuko nta mbuto y'umuhungu yarimo, mbona haje marayika wambaye nka kumwe abaganga bambara. Araza mbona arageze ngo mwihangane ngo tugiye kugushyira mu ibyo marayika gusa. Mbona barambaza kamari kumbaga simba wari mani baganeza mwumva ari gukora mu ibyo yari ari gukora sinzi byari ibyo yari ari gukora nk'Imana. Arakora arangira arambwira ngo muri wowe nsizemo n'imbuto z'abahungu. Rero bari kuzagishiramo ko Shitani yari yarabivuze dogiteri agakurikizaho n'Imana ikavuga ko zitari zindimo. Itakuwaye ninde wako ntawe noneho nararanye nawe turi kuganira ariko mpamvu zongera ugaruka turaganira mbwira n'ibindi ntabwo ndababwira amazi ibyo mbabwiye nibyo ariko menya ngo yambwiye n'ibindi. Hari n'ibindi yambwiye. Imana yakiriho iro muri kumwe ngo nubwo abantu bayivuga nabi iriho, nubwo abantu bavuga ko hari ibyo abantu bari barikoze ntabwo ari byo. Imana iriho iravuga bikaba yategeka irakomera. Madamu yari iramubwira ngo umugabo wawe yagiye mu byanjye umukoreye agasha mbinduye amategeko iwawe mu buzima butari busangira. Iramubwira ngo nguhaye umuhungu. Madamu agira ubwo bategevuga ngo nkeneye abahungu, aragira ngo ndambiwe abakobwa mukomeretse kuko nta murumuna wanjye ngira w'umuhungu nta na murukuru wanjye ngira, nuko mama mfite urumva ko nifuzaga n'abahungu ariko ahigushize se wahekura. Nari naranyuzwe n'iby'impaye hano ubwo abahungu izabamba mu bakobwa banjye bazabyarira abuzukuru b'uduhungu. Urabyumva ubuze uko ageragera ata amaneza. Madamu yanga kubimbwira bigeze aho mvuye mu giterane tugeze mu rugo yahagurutse umukobwa w'umunyamasengesho hano Nyarugenge. Araza ageze mu rugo abaravuze ngo Imana yababaye. Ntiyabajwe n'iki? Yababajwe nuko mwavuganye ugahisha umugore kuko nanjye naramuhishe ngo ntamukomeretse nawe arambisha ngo atankomeretse ngo ubwo tuzabibwirana byagize bite. Aravuga
birababarira ariko wewe ubwiye umugore wawe icyo wamuhishe nawe akakubwira ibyo yaguhishe. Imana imbabarire yanyeretse duhaye umuhungu madamu ngo nanjye ni twebwe. Birabarwa nuko umwaka utaha muzaba mufite umuhungu. Aba yarasamye uwo munsi aba yarasamye nk'ejo twagiye tubona twabyaye iki wakitwa Samweli kuba ari iki gitaramo ageze mu mwaka wa 4 ni agasore keza kandi rambwira ngo singuhaye Samweli gusa nguhaye na barumuna be akurikirwa n'uwitwa Swite akurikirwa n'uwitwa Bowazi abahungu yakoze we ibitari biriho muri njye yabisizemo. Haleluya. Imana yongera igirite yemwe yongera igaruke kandi nigaruka tuyishaka ariko dushake n'imbaraga za Imana bwamumurisha mu izina rya Yesu. Ntabwo mwareka tugasenga ubwira Imana ngo Mana ongera ugaruke ndagushaka ariko singushaka wewe gusa ndashaka n'imbaraga zawe. Kandi watwara n'ijambo avuze ngo n'umuntu warimbwiye ngo bwira Abayisiraheli bakomeza bagere bate ndashaka gukomeza gusenga ntubihagarika komeza ugende ni kuko rari ozereride ngo komeza usenge bizasubiza amasengesho kuko bagira ibicyo nyagasani ntabandi nyagabire cyane komeza usenge komeza usenge bizasubiza amasengesho. Israeli ni Imana idakiranirwa ngo yibuke gusengesha uwayisenga. Aka kanya rero ndashaka ko njye nawe tuyinginga ngo wite ongera ugaruke wanjeho ndiha wanjeho natugusamba wanjeho ndatinyuka wanjeho ibyabaraga birandika biragenda wanjeho waraje ndabyara abantu baravuze ngo sinzabya wanjeho waraje ndakubona abarozi banzengurutse waraje ungeruse uwite ongeruse waraje turacuruza birenge waraje mu ishuri bandika ibintu ku kibaho ngasa n'utazi ibyo ari byo ariko uje ndasobanukirwa ndamenya nzana diplome waraje uramburanira nziki wanjye hagiye umpagarara uraza abari biteguye kunseka waraje umwana wanjye bari baravuze ngo byararangiye none yaratari yanzaniye n'amusuku waraje ungeruse ariko kujuza abantu bagaseka kujuza abantu bakarambura ibi ungeruse ndashaka ko uva mu mwanya wawe. Hano turi mu nzu y'Imana twaje kugira ute tugiye kuyihendahenda wahaguruke mu mwanya wawe hari abantu tujya gusenga twaba tugiye gusenga ngo mwami Yesu kumva arikirije ngo niwe ubaye Yesu umwenda wari ukimya rero bataburutsemo kabiri ngo buri wese abasha kugira ute nawe haguruka uri umubwire utuwite ndashaka ngo wongere ugaruke nugarukaho abana wampaye barajya mu murongo nugarukaho urangarurira umugabo narariye mu butayu urangarurira umugabo namariye iminsi 7 musengera urangarurira umugore nasengeye ngo bana uwite ibintu byanjye inyatsi ziri kwigariza narabisenze urambwira ngo ukuye inzara mu wanjye none yagaruka ite wehonge ugaruke ibyo bishaka kubisikana n'icyo wavuze kuri cyo bive nushaka uba mu mwanya wawe ugendagende hari abagusenga shitani kazigahuha ku maso tifu bawisinzira agasinzira akakanguka bavuze ngo amena nabatamena amena so wasenze ko wari wasinziye yihendahendeze wibwire ngo wite ubu burwayi buje iki gihe
bya byiza by'abana bansezeranije ndacyabibonye. Uwite izi nkuru zitangiye kuza z'inshamugorogo zizatuma ubukwe bwanjye bushaka. ongera uze ukuri isoko ndi mu nzira, kuko ni wowe waremye ubukwe biremera. niwe watumije fiyanzasa umukura hirya abagabo bagatamba ava yose. uwite si wewe wabwiye ngo uzampa akazi, none izi ntambara zo mu kazi utagarutse naziki. uwite